Ngaba abakobwa batanu beza bahiga abandi mu bwiza ndetse bafite uburanga budasanzwe mu kuba bakurura abagabo mu buryo. Mu Rwanda hari abakobwa bazwi ku mbuga nkoranyambaga, ku mateleviziyo no mu buzima busanzwe bagira uburyo bwo gukururamo abagabo, haba mu myambarire, mu mvugo cyangwa mu buryo bitwara. Muri iyi video tugiye kuba twarebera hamwe abakobwa batanu bavugwaho gukurura abagabo kurusha abandi. Uwa mbere uraza gutungurwa kuko si we wari witeze. Twihuse cyane ntabatindiye, reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turahasanga umunyamakurukazi wamenyekanye kuri Kiss FM, Antoinette Niyongira. Ndabanza nakira abantu basha, niba ari ubwa mbere ugeze kwicana ngo hari ikaze, urakanda subscribe ufungure inzogera kugira tuzagira video nimwe igucika biturutse hano, kugira ngo ujye wakira notification mu wa mbere. Uyu munyamakurukazi rero wamenyekanye cyane kuri Kiss FM, uburyo akora ikiganiro cye ndetse ibiganiro bye bikaba bikundwa n'abatari bake, niwe twasanze kuri uyu mwanya. Uyu mukobwa wamenyekanye cyane kuri Kiss FM ndetse ku mbuga nkoranyambaga Instagram na TikTok, n'uburyo avugana n'abantu bimugira umwe mu bakobwa benshi bavuga ko bafite charme idasanzwe. Abagabo benshi bavuga ko uburyo aseka n'ukuntu yitwara bibakurura cyane imvugo ye cyangwa se imyitwarire ye ikurura abantu benshi batari bake. Akunzwe n'urubyiruko n'ingeri zose, cyane igitsina gabo, ndetse inseko ye yasetse usanga bimwongerera ubwiza budasanzwe. Iyo twasanzwe kuri uyu mwanya ubita Antoinette Niyongira. Reka tubere umwanya wa kane mu bakobwa bakurura abagabo, twahasanze Muyango ukurikirwa cyane ku Instagram, ufite 29 na post 56. Ubusanzwe ni umukobwa wumvikana kandi umukobwa mwiza ukunda kuba ahora nawe aseka, ariko uburyo avugana n'abantu n'uburyo aganira ndetse n'ubwitonzi bwe bituma abantu benshi bamwiyumvamo. Akunda kwambara yoroheje ariko mu buryo bijyanye n'igihe, kandi amafoto ye akundwa cyane n'abatari bake ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na TikTok n'izindi social media akunda gukoresha. Umukobwa ufite uburanga budasanzwe, ufite ukuntu yambara, ufite ukuntu yifotoza, ufite ukuntu avuga, bamwita Nkurunziza Age cyangwa se Age, wamenyekanye cyane mu social media n'izindi platform zitandukanye. Kuri Instagram akaba akurikirwa n'ibihumbi 60, akaba poste zigera muri 172. Uyu mukobwa wamenyekanye bitewe n'amafoto akunda gucicikana ku mbuga nkoranyambaga nka Instagram na TikTok ye niyo yatumye akunda kumenyekana cyane. Agenda atambuka aya mafoto akunda kwifotoza, niyo yagiye atambuka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Uburyo yitwa n'amashusho ye ndetse n'imvugo ye byatumye abantu benshi bamutangarira. Hari abavuga ko ari umukobwa uzi kwitwara cyane neza iyo ari kumwe n'abandi bantu cyangwa se abagenzi be cyangwa se n'ingeri zitandukanye. Ni umukobwa wisanzura, ni umukobwa kuri ubu ufite shop y'imyenda. Si ubwiza gusa, niyo agerageje kuyambara ubona aberwa. Kuri ubu ibigo byinshi bikaba bimukura cyangwa se bishyaka ko abyamamariza, akaba aribyo anakora kugeza ubu ngubu. Niwe twasanze kuri uyu mwanya wa gatatu. Tugiye kuba twarebera hamwe umwanya ukurikira. Ese ninde uraba wa kabiri, ninde ugiye kuba uwa mbere? Bahaye umwanya ukurikira turahasanga umumama mwiza, umumama witonda, umumama uherutse kwibaruka, umugore wa The Ben Uwikiza bamwera bashakanye na The Ben kuri ubu uherutse kwibaruka. Niyo twasanze ku mwanya wa kabiri. Akunzwe n'abatari bake ndetse n'ingeri zose. Uyu niwe umwe mu bakobwa bakunzwe cyane mu rubyiruko rw'u Rwanda. Uburyo avuga, imvugo ye yoroshye n'ukuntu asubiza abantu kuri social media bituma benshi bavuga ko afite vabo yihariye abagabo bakunda. Uyu mukobwa ni umwe mu bakunda gukoresha social media na Instagram, akurikirwa n'abantu benshi batari bake, ndetse iyo Instagram akaba ari akunda gushyiraho ibihangano
uyu mukobwa kuri ubu ngubu ubarizwa hanze, akaba ari we mukobwa twasanze ku mwanya wa kabiri uherutse wigeze kwiyamamariza kuba Miss Rwanda. Akaba azwiho inseko nziza, imyitwarire myiza ndetse n'imyenda ye yambara akaberwa, kandi bakunda kuvuga ko yambara kwikwiza, usibye ko mu minsi yashize hari amafoto yaherutse gucicikana yerekana inda hanze, ariko ibyo nta cyatumye abafana be batamukunda, na n'ubu ngubu aracyari kuri top kuba agikunda cyangwa se kuba agifite iyo ovabon. Reka turebere hamwe uwaje kuba yatwara umwanya wa mbere. Mbere yuko dufata umwanya wa mbere, fata amasegonda make ukande subscribe, ufungure inzogera kugira ngo hatazagira video nini zicika, kandi iyi video yibuke niba hari icyo yagufashije kuri like, comment n'ingenzi, ugerageze n'abandi kuba wayibasharinga. Reka turebere hamwe umwanya wa mbere. Ese umwanya wa mbere ninde ugiye kuba wegukana? Mbahaye ikaze ko atari umwanya wa mbere. Umumama cyangwa se umukobwa Shadibu niwe wafashe uyu mwanya wa mbere, ukurikirwa n'abantu batari bake, n'abantu benshi cyane. Kuri ubu ukurikirwa kuri Instagram, akurikirwa n'abantu 1,200,000. Akaba afite post cyangwa se ibyo yashize kuri Instagram 271. Akaba following cyangwa se akora following abantu 162. Kuri uyu mukobwa rero, nubwo utamwitegaga kuri uru rutonde, uyu mukobwa ashimwa cyane n'abagabo kubera ubwitonzi bwe, imico ndetse n'ubwenge agaragaza mu biganiro. Hari abamufata nk'umukobwa ukwiye kubahwa kubera ukuntu ateye n'uko yitwara mu ruhame. Uyu mukobwa ni umukobwa utajya indimi, ni umukobwa wikuye ku mihanda, ni umukobwa washabitse, ndetse kuri ubu akaba afite abana 3. Uyu mukobwa rero ukunzwe n'abatari bake, wakunzwe ahambere na none, ndetse akaba agikundwa, niwe twasanze kuri rutonde, akaba ari wafashe umwanya wa mbere. Nubwo utamwitegaga, ariko uyu mukobwa niwe uhitinze cyane muri iyi minsi, cyangwa se niwe ushakwa cyane n'abagabo, cyangwa se niwe mukobwa utajya indimi, niwe mukobwa twashatse gushyira kuri uyu mwanya wa mbere. Ntabwo tuzi wowe wumvaga waba uwa mbere, sinzi niba gutunguye cyangwa se niba wari umwiteze. Ese wowe wumvaga ari uwuhe ugomba kuba uwa mbere, cyangwa se niwe wowe wumvaga ari uwuhe ugiye kuba ukunda cyangwa se wemera? Tubwire nawe muri comment aho wumvaga ushobora kuba wafata uyu mwanya. Ngaho rero ni ahanyu. Iyi video niba hari ikikumariye, cyangwa se niba hari ubo utabonyemo bagomba kujyamo, ashyira hasi muri comment. Hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ntiturabyemera. Reka duhure mu zindi video zitandukanye. Twebwe nakagaruka tubagezaho ibintu byinshi kuri bicana Yeragiye Dani. Tugusaba umutera agatwe ubundi tugumye kwirasho, cyangwa se tugumye twiyungure ubundi bumenyi, tureba ibintu bigezweho muri showbiz cyangwa se n'ahandi hatandukanye. So guys, ndabakunda, reka dore mu zindi video. Bye bye, ciao ciao. Ngwino si igikobwa nkundirwa kurusha, 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 ngwino si igikobwa nkundirwa kurusha.
city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals, they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand